Ladies and gentlemen, welcome back to the next Marketing Rwanda, the Rwandan source of inspirations. So, muri ya episode ya kabiri rero, ubu turi mu cyo bita up country visit. Tugiye kugera ahantu bita mu Rukomo. Mu Rukomo inzira igera ahantu bita connectinga icyo bita Gicumbi Byumba mu mujyi ikana connectinga mu Mutara. Mu nzira ijya mu Mutara ubahize ikintu bita kaburimbo imeze neza. Kigali hagera ni ibirometero 51. Kuva Kigali kuhagera ni ibirometero 51. Agashya kahari habaho ikintu bita brushette nziza kabisa zimeze neza zirenze. Rero tugiye kuhinjira twinjira kabisa muri Hompwe ya Rukomo. Murahabona inzira izamuka ni hano haruguru Igibyumba. Iyo dukomeje tugiye kubereka ahantu bita Nyina w'Imana. Abantu batahazi kabisa komeza. Yo kubereka ahantu bita Nyina w'Imana. Abantu batahazi hano ni mu Rukomo. Murahabona na akantu kakagigi kabisa abantu bari gukora bameze neza. So ubu dutangiye urugendo rwerekeza ahantu bita Nyina w'Imana. Abantu baza amateka ya kera hano bahita ubundi kera hitwaga mu murenge wa Kinyami nk'uko mubibona. Abantu biza aho bita Pegera Ubuki ndabasuhuje cyane. Abantu biza Pegera Ubuki ndabasuhuje cyane. Cyari ikigo gikombi n'imirenge 3 cy'ababyeyi rwose. Kavuga Giti, Ru ikavuga Rutare, Ubu ikavuga Bukure, Ki ikavuga Kinyami. Akaba yitwa Pegera Ubuki Association de Para. Yenda tubabwira rwose dore hano umuhanda yani kaburimbo yo hakurya twazamutsemo tuvuye i Kigali. Yenda tubereka cyane. Hari kaburimbo rwose ivuye hano ikagera mu Mutara. Ayugo connectinga Gatsibo Kiramuruzi. Gatsibo Ngarama connectinga n'umuhanda main road ya ujya Nyagatare. Murabibona kabisa. Kuva hano ugera Nyagatare ni ibirometero 40. Ibirometero 40? Ugera Nyagatare? Hano ni umuvuduko wa kilometero 40 ku isaha. Okay. Very good. Ariko gahunda ni tunyweless. Abashoferi rwose banywa less babimenye bagenda gake. So muri gahunda rwose dufite yo kugenda tubatembereza up country mugenda muyimenya kugira ngo turebe ibyiza byagezweho. Ubu turi mu murenge wa Rukomo. Rukomo no murenge? Okay. Ngo turi mu murenge wa Rukomo. Cyangwa turi muri Ruvuna? Ruvune umanukira muri iyi nzira tugiye kugeraho. Ubu twinje ahantu bita Ruvuna ariko turayitaye. Dore inzira ijyayo rwose turayicitse. Dukomeza ahantu bita Nyina w'Imana kwa nyina wa Jambo.
basanga ikigo cy'ishuri kabisa cyareza abantu benshi cyitwa Cyuru. Tugereyo tubone paruwase ya Nyina w'Imana, dusuhuza abantu ba Gicumbi rwose, abantu bo ku Cyuru, abantu ba Nyina w'Imana. Episode ya 2 rwose tubakoreye tugenda mu ntara tubabwira. Urabona ko kaburimbo ikoze neza, abantu bahazi kera hari umuhanda w'igitaka mubi